Shimwe bene data, Imana ishimwe cyane yongeye kuma kano kanya ko kongera gusoma ku byanditswe byera. Ni iby'agaciro kanini, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Reka mbanze nsenge niragize mu maboko y'Imana kugira mbere yuko ntangira gusoma ijambo ry'Imana. Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, muri kano kanya nje imbere y'ubwiza bwawe nkwinginga kugira ngo ubane nanjye muri aya masomo ngiye gusoma. Ndakwinginze uhoraho kugira ngo ugushaka kwawe abe ariko kuba, umpe kuvuga ibyo wifuza kumvuga mwami, ntihakagire ibyo nongeraho cyangwa ngabanyeho. Umpe ubwenge bwo gutahura ibyanditswe muri iki gitabo cyawe cyera. Saint Esprit, ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye muri kano kanya, unyobore muri byose. Ndirukana imyuka mibi y'ikuzimu muri kano kanya, distraction. Ndirukana imyuka mibi y'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ondoka shetani kwa jina la Yesu Kristo. None Nyagasani ubane nanjye muri byose kuva ntangira kugeza nsoza. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen. Amen. Katurimba karimbo gatonya. Namanangara iyo nkubonye, nsanga urengeye uko bambwiye, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose namanumva. Ibyo uvuga byose n'ukuri, kuko ubivuga n'urukundo. Ibyo ukora byose ni byiza, kuko ubikora n'urukundo. Nisanze mu rukundo rwawe, wambereye uburuhukiro. N'ubuntu bwawe bumpagije, ndi kumwe nawe ndaruhutse. Ndi kumwe nawe ndaruhutse. Haleluya, amen. Nukuri Imana yacu ibyo ivuga byose biba biri mu rukundo, n'ibyo ikora byose iba ibikorana urukundo. Ni akaroruhore, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Haleluya. Turakomeza dusoma mu Itangiriro igice cya 14. Turahasoma hose. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo uravuga uti: Loti afatwa mpiri, Aburamu aramurengera. Ku ngoma za Amurafeli umwami w'Ishinari, na Ariyoki umwami wa Erasari, na Keduru Rawomeri umwami wa Elamu, na Tidari umwami w'i Goyimu. Abo bami barwanije Bera umwami w'i Sodomu, na Birusha umwami w'i Gomora, na Shinabu umwami wa Adima, na Shemeberi umwami w'i Sebuyimu, n'umwami w'i Bera niho Sowari. Abo bose bateranira mu gikombe cya Sidimu, aho niho nyanja y'umunyu. Bamaze imyaka 12 bakorera Keduru Rawomeri. Mu mwaka wa 13 baragoma. Mu mwaka wa 14 Keduru Rawomeri n'abami bari kumwe nawe baraza, baneshereza Abarafa muri Ashiteroti, Karunayimu baneshereza n'abasuzi ihamu.
baneshereza n'abemi ishavekiriyatayimu, baneshereza n'abahori ku musozi wabo Seyiri, barabirukana babageza muri Eliparani iri hafi y'ubutayu. Basubirayo bagera muri Enimishipati, niho Kadeshi. Banesha Abameleki mu gihugu cyabo cyose n'Abamori batuye Hasasonitamari. Maze hatabara umwami w'i Sodomu n'umwami w'i Gomora n'umwami wa Adima n'umwami w'i Sebuyimu n'umwami w'i Bera, niho Sowari. Bashingira urugamba mu gikombe cya Sidimu. Barwanya Kedorulawomeri umwami wa Elamu na Tidari umwami w'i Goyimu na Amuraferi umwami w'Ishinari na Ariyoki umwami wa Elasari. Abane barwanya abatanu. Kandi icyo gikombe cya Sidimu cyari cyuzuyemo imyobo irimo ibumba. Abami b'i Sodomu n'i Gomora barahunga bagwamo, abacitse ku icumu bahungira ku musozi. Banyaga ibintu by'i Sodomu n'i Gomora n'ibyo kurya byabo byose baragenda. Na Loti bamufatirayo mpiri, umuhungu wabo wa Aburamu wari utuye i Sodomu, banyaga ibintu bye barigendera. Haza umuntu umwe wacitse ku icumu abibwira Aburamu umuheburayo, yari atuye ku biti byitwa imyeroni bya Mamure umwamori mwene se wa Eshikori na Aneri, bari basezeranye na Aburamu. Aburamu yumvise yuko mwene wabo yafashwe mpiri, atabara n'umutwe we wigishijwe kurwana. Bavukiye mu rugo rwe 318, barabakurikira bagera i Dani. Aburamu n'abagaragu be bigabanyamo imitwe, nijoro barabatera barabanesha, barabirukana babageza i Hoba iri ibumoso bw'i Damasiko. Agarura iminyago yose na Loti mwene wabo n'ibye n'abagore nabo n'abandi bantu. Atabarutse avuye gutsinda Kedorulawomeri n'abandi bami bari kumwe nawe, umwami w'i Sodomu amusanganirira mu gikombe Shave, nicyo gikombe cy'umwami. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose. Amuhesha umugisha ati, Aburamu ahabwe umugisha n'Imana isumba byose, nyir'ijuru n'isi. Kandi Imana isumba byose ihimbazwe yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburamu amuha kimwe mu 10 cya byose. Umwami w'i Sodomu abwira Aburamu ati, mpa abantu ibintu ubyijyanire. Aburamu asubiza umwami w'i Sodomu ati, ndahirishirije Uwiteka kumanika ukuboko kwanjye, niwe Mana isumba byose, nyir'ijuru n'isi, yuko ntazatwara akadodo cyangwa agashumi k'inkweto ko mu byawe, kugira ngo utibwira uti nijye utungishije Aburamu. Keretse gusa wishyura impamba nahaye abagaragu banjye, kandi uhe abo twatabaranye umugabane, Aneri na Eshikori na Mamure, bo bajyane umugabane wabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amen. Ubushize twasomye twumvise ukuntu Loti yagiye kuba mu gice cya Sodoma, atana na Aburamu. Aburamu ni onkle nyine wa Loti, baratana. None niho Loti yari yituriye nyine atuje, yaratuye mbega n'ibyo araturamerwa neza. Muri iki gisomwa turasomye ukuntu baratubwira ukuntu hari abami 4
bagize ubucuti imyaka myinshi, bacuditse igihe kinini. Igihe kiragera baragoma, batangira kuba abanyarugomo, bagatangira kujya batera ubundi bwami butagize icyo batwara kubera gusa urugomo rwabo. Igihe cyose bateraga ubwami bavagayo bajyanye intsinzi, barabuneshaga ko bari abantu bakomeye, barabuneshaga kandi byari byarabaye nk'umugenzo kuri bo. Aho bitumye, aho bagambiriye gutera, ubwami bagambiriye gutera barabuteraga kandi bakabunesha, bagasiga banyeze n'ibyabo byose, banangije n'ibiki byose. Bibera muri ibyo nyine ari abantu b'abanyarugomo. Murabizi nawe mushushanyije ukuntu abanyarugomo bagira ngo mbega baba babona ko bashoboye byose, nk'uko nyine bagendaga bagatera ubwami bakabunesha, bagasahura ibyabo. Biberaga muri ibyo urugomo rwa hatari. Igihe kimwe kiragera yuko bagomba gutera ubwami bwa Sodoma na Gomora. Nk'uko bahora batera ubundi bwami, umva ko Sodoma na Gomora niyo yari mbega niyo ntego yari yabo y'ubutaha. Aho ngaho rero niho, nk'uko tubizi, niho Loti yari atuye muri Sodoma. Muri icyo gice cya Sodoma niho Loti yari atuye. Rero abo bami bane b'abanyarugomo baratera Sodoma na Gomora. Ubwo bwami bubiri barabutera, barasahura ibyabo, baranesha nk'uko bari basanzwe babikora. Baranesha na Loti, bamugeraho, bamutwara bunyago, n'ibyo barasahura byose baratwara. Urumva ukuntu ari histoire ibabaje kubona abo banyarugomo barakoraga icyo bashaka ariko ntihagire n'ingaruka n'imwe zibabaho. Mbega byari ibyigomeka, ibyigenge. Babonaga ko bari barigize nk'utumana. Nuko rero inkuru igeze kuri Aburamu, onkle wa Loti. Inkuru mugeraho ko Loti yajyanywe bunyago n'ibyo byose. Rero urumva ko Aburamu yagize agahinda kenshi, arababara. Rero akoranya ingabo ze zageraga kuri 318. Ingabo ze zari zaratojwe kurwana, bati tugende tugaruze ibyacu, tugende tubohoze Loti. Nuko bafata urugendo baratera, bakurikira ba bami bane bari bigize ibyigenge. Aburamu n'abagaragu 618 batahana intsinzi, banyaga ibyo bariya bami bane bibye. Loti baramubohoza n'ibyo byose, mbese intsinzi arayitahana. kandi ari Aburamu umwe, ntiyari n'umwami, ntiyari iki, yari umuntu usanzwe gusa wiberaho. Mwumve ibitangaza. Loti arabohozwa n'ibyo byose. Icyo gisomwa, muri iki gisomwa ni iki twege twahigiramo? Kubona abo bami bane bari bigize ibyigenge, nabagereranya muri iki gihe cya none, nabagereranya n'ingabo za Satani. Ingabo za Satani icyo igituma ziza ni ukugira ngo zice, zangize, zinyage. Mbega nka kuri abo bami babikoraga, niko ingabo za Satani zidukorera muri ibihe turimo, muri isi ya none. Ziraza zikadutera, zikica, zikiba, zikanyaga. Ni ibintu rero byumvikana yuko buriya bwami bwaterwaga bugatsindwa. Ni ibintu byumvikana ko nta mana bari bafite,
nta mana bari bafite, niyo mpamvu batsindwaga. Ibyo abo bigomeke batwaraga intsinzi, kuko nta mana yari muri ubwo bwami. Nta bwami buba mu Imana butsindwa, ntibishoboka, ntago bishoboka. Sasa rero natwe muri iyi si ingabo za Satani zikora iki? Muvandimwe, nkanjye nawe, niki twanyazwe mu buzima bwacu? Niki ingabo za Satani zatunyaze? Ni ugutekereza ukiyumvira, ese ingabo za Satani zakunyaze amahoro, zakunyaze akazi, zakunyaze amahoro make mu bana bawe? Hari byinshi ingabo za Satani zitunyaga. Zakunyaze imbaraga zo gusenga, zakunyaze imbaraga zo gusoma ijambo ry'Imana, zakunyaze umutekano muke mu rugo rwawe. Niki ingabo za Satani zakunyaze? Yewe nawe tubitekerezeho, tubyiyumvire ibyo ingabo za Satani zatunyaze. Ziraza ziradutera kandi zitahana intsinzi. Aburahamu, nk'uko twabisomye, Aburahamu yaragiye akurikirana abami bane b'ibyigomeke, ari umwe gusa. Arangije bose abashira hasi, bararambarara. Haleluya, haleluya. Kuki Aburahamu yabatsinze? Aburahamu yarabatsinze kuko yari afite Imana. Urugamba ruri mu Imana ntago rutsindwa. Nta kuntu bari kunesha Aburahamu, nubwo barenga bane, nubwo bari kuba 50, Aburahamu bose yari kubashira hasi. Kuko yari afite imbaraga z'Imana, yari kumwe n'Imana. None bavandimwe, aho giye nawe turi, hari Imana, turi kumwe n'Imana. Ese ingabo za Satani nizituma kudutera, zizasanga duhagaze gute? Nizituma kudutera ngo zice, zinyage, zangize ibyacu, maze zitware na bunyago, zizasanga duhagaze gute? Erega igikuru nuko duhagaze. Ubwo bwami bwatsindwaga nuko butari bufite aho buhagaze, nuko butari buhagaze ku Mana. Bwakoreshaga imbaraga zabo, ariko nta Mana. Ubwo bwami bwose bwari bufite, ubwo bwami bwatsinzwe. None twebwe dufite Imana mu buzima bwacu, duhagaze gute mu buryo bwo mu mwuka? Imana iri kumwe natwe mu buryo spirituel, duhagaze gute? Imana itureba ibona turi abasirikare bahagaze, bashobora kunesha urugamba rwabo rwose rwaza, kuko ntago dushobora kumenya igihe izo ngabo za Satani zizitumira kuza kudutera iyi icyo aricyo cyose. Ariko se niziza zikadutera, zizatanga duhagaze neza cyangwa se zizatahana intsinzi? Uwiteka dufashe gutekereza kuri icyo kintu, kandi ni ku buzima bwa buri munsi. Bavandimwe, ni ku buzima bwa buri munsi. Ingabo za Satani zora ziraho, zihora ziraho, zitegereje, zirekereje kugira ngo zitere Gatarina, zidutere, zitunyaga ibyacu byose, ndetse zitujyanye mu nyago. Ese ni gute Satani atujyana mu nyago? Nk'uko Loti yajyanwe mu nyago, giye nawe twajyanwa mu nyago gute? Itujyana Satani n'ingabo ze zitujyana bunyago iyo
iyo zibonye uko zitandukanye n'Imana yacu, tuba twamaze kujyanwa bunyago. Iyo ubwiza bw'Imana butaturiho, tuba twamaze kujyanwa bunyago. Iyo nta mwanya wo gusenga tugifite, tuba twamaze kujyanwa bunyago. Iyo nta mwanya wo gusenga ijambo ry'Imana dufite, tuba twamaze kujyanwa bunyago. Iyo twibera mu byaha kandi tukagubwa neza, nakomeza nkavuga tuba twamaze kujyanwa bunyago. Iyo dutangiye kwirata, iyo turi mu bwirasi, iyo ubugingo bwacu budahisha Imana icyubahiro, aho ngaho tuba twamaze kujyanwa bunyago. Iyo ubuzima bwacu burimo akaduruvayo, tuba twamaze kujyanwa bunyago. Mbese iyo Imana itari kumwe natwe, mbese iyo nta mwuka w'Imana uri kumwe natwe, ibyacu biba byarangiye. Kujyanwa bunyago, iriya shusho ni ishusho ya Loti ritubwira ko yajyanywe bunyago, baramuteruye mutwara n'ibyo byose. Ariko twege ntago ari uko bimeze mu buryo bwo mu mwuka. Tujyanwa bunyago kandi tukiriho, twarapfuye duhagaze, twarajyanwe bunyago kera kandi turiho tugenda, ariko Imana itakiri kumwe natwe namba. Uwiteka dufashe tuba abasirikare b'ukuri, nkuko Aburahamu yari umusirikare w'ukuri, yari bien équipé, kuko isaha iyo ari yo yose yabonye ari ngombwa ko Loti ajya kubohozwa. Yaragiye kandi ajyana n'Imana ye, kuko yagiye yambaye, yagiye ari kumwe n'Imana, yambaye ibirwanisho by'umwuka, yagiye ameze neza. Urugamba ararutsinda. Haleluya, 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 haleluya. Ese ari jyewe nawe, hari uwanze gutsinda? Ninde wanze gutsinda? Nta wanze gutsinda, nta numwe. Twese dukunda gutsinda, ariko kandi baca umugani ngo nta utsinda atarwanye. Ntago umuntu ashobora gutsinda atarwanye. Bavandimwe, reka turwane intambara yo mu mwuka, turwane tuba abatsinzi, ntiturwane tuba abaneshwa. Twakwambara, twaba bien équipé gute? Twakwambara intwaro zo mu mwuka gute? Musomye Abanyefeso 6 mukahasoma, mwareba ukuntu intwaro z'umukristo zimeze, uko umukristo agomba kwambara mu mwuka kugira ngo urugamba niruza ntaneshwe. Muhasome Abefeso 6. Ziriya ntwaro zose hatavuyemo n'imwe turazikeneye kugira ngo tubashe kurwanya abo basirikare ba Satani, tubashe kurwana nabo, tubatsinde, bahunge. Uwiteka atwumvishe rino jambo, atwumvishe ko niba turi kuri iyi si, ntabwo turi ku rugamba, turi ku rugamba rwo mu mwuka. Urugamba rukomeye kabisa, rurakomeye pe. Satani naburaho agufatira, azagufatira mu mwana wawe. Naburaho gufatira, azagufatira mu mwashakanye. Naburaho gufatira, azagufatira mu kazi kawe. Naburaho gufatira, azaguteza faiblesse yo mubiri, azagufatira wenda mu rwayo ufite, agufatire henshi kugira ngo akubone gusa. Niyo mpamvu turi mu ntambara ikomeye, tugomba kurwana tutirwanishije, kuko ntago tuzatsinda tutarwanye. Ni ibintu byo gukorerwa, ni ibintu ntago bipfa kuza gusa, nta utahana intsinzi gusa. Intwari zonyine zitahana intsinzi. Dusaba Imana kuba intwari mu buryo bwo mu mwuka, tuba intwari, duhagarara bwuma. Umugani wawe uvuga ati ahagaze bwuma. Iyo umvise bavuga ngo umuntu ahagaze bwuma, nuko ahagaze neza pe, ahagaze neza, nta cyamunyeganyeza, abahagaze neza.
Uwiteka dufashe gusobanukirwa yuko nubwo turi muri iyi si turi mu ntambara yo mu mwuka ikomeye kandi ni ya buri munsi, ni ya buri munsi. Ariyo mpamvu tugomba gusenga, tugomba gusenga, tugomba kwicuza ibyaha byacu, tugomba kwiyeza mu kwicuza ibyaha byacu, tugomba gusengana umwete. Hari ugusenga no gusenga, ariko Imana yifuza ko dusengana umwete tuyobowe n'Umwuka Wera. Ariko rwo no gusenga biri kwinshi. Hari ugusenga mu masengesho winginga, hari ugusenga uhimbaza Imana, hari ugusenga mu kwiriza, gusenga kuri kwinshi. Ubwo buryo bwose Imana idufashe ibitwigisha kugira ngo tubashe kuba abasirikare b'ukuri, kugira ngo tubashe kuba inkotanyi zihagaze bwuma, ku buryo abanzi bacu nibaza kudutera tuzabanesha bose kandi tukabanesha bakiruka. Tugomba kuzitira urugo rwacu, tugomba kuzitira urugo rwacu. Urugo rwacu n'umutima tugomba gushiraho korotire umutima wacu, tukazitira neza neza cyane, kuko umutima wacu niho hava ubugingo bwacu bwose bududubiriza. Tugomba rero ngo gucungana n'umutima wacu, kurinda umutima wacu kurenza ibindi byose dutunze, kuko ariho ubugingo bwacu bwose bududubiriza. Muvandimwe, jyewe nawe, Imana iduhe kuba intwari, Imana iduhe kurwana tunesha, Imana iduhe gusobanukirwa iyi si turimo ko imeze, ko ari intambara ya buri munsi. Kuko abanzi nibasanga dusinziriye bazatunesha. Abo basirikare ba Satani bo banzi bacu nibasanga dusinziriye bazatunesha. Nibasanga hari intwaro nimwe tubuze gusa, muri za ntwaro zo mu Befeso 6, nibasanga hari nimwe tubuze gusa, ego bazatunesha. Reka rero twitegure, dore twiteguye kurwana urugamba kandi turutsinda, kuko Imana yacu yo mu ijuru niki dushakaho. Ntago ishaka ko tusinzira, ntago ishaka ko duhunikira, irashaka kugira ngo duhagarare bwuma. Niko Imana yacu imeze, kuko nayo ihagaze bwuma. Irashaka kugira ngo tuba abasirikare wuzuye, atari abasirikare. None umusirikare udafite gutsinda urugamba, uwo n'umusirikare nyabaki? Umusirikare ufite Bibiliya ariko atazi n'ijambo, adakurikiza n'ijambo riri muri icyo gitabo, none n'umusirikare nyabaki? Umusirikare w'ukuri ni umusirikare uhora uri maso mu buryo bw'umwuka, uzi ijambo ry'Imana akarimira kandi rikaguma mu mutima wiwe, kugira ngo atazacumura ku Uwiteka. Kandi bibe nabaye agacumura, akihana ku kanya, agahagarara ku murongo wiwe, akongera agahagarara bwuma. Uwiteka dufashe, akomeza duhugure iyi si tubamo ko imeze, akomeze aduhe ubwenge kugira ngo tube abana yishimira, kugira ngo iturebe itunezererwe, kuko yaraturemye kugira ngo izajye tureba itunezererwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu tuntu twose dukora, ari mu kazi, ari mu rugo, hose ibiyifuza kugira ngo iturebe itunezererwe. Kuko iyo umubyeyi yabyaye umwana akifata neza, umubyeyi aramwitegereza akamunezererwa, umutima ukishima. Nta kintu na kimwe dushobora guha Data wa twese uri mu ijuru, nta shimwe nimwe dushobora kumuha rirenze iryo ko tugomba gukora cyane kugira ngo atushime, kugira ngo tumunezeze. Kuko Papa wo mu ijuru anezezwa n'abana bafite ubwenge, abanyabwenge baramunezereza cyane. Uwiteka adufashe gusobanukira rino jambo, Umwuka Wera akomeze atuganirize mu mitima yacu, kugira ngo tubashe guhagarara bwuma, kugira ngo tubashe
kurwana urugamba rwa buri munsi tunesha abo banzi, ntibakatuneshe, ntibagatahana intsinzi. Tumere nka Aburamu nk'uko yahoraga ahagaze bwuma, kandi igihe kiragera ajya kurwana atahana intsinzi. Tumere nkawe, tuzajye tumwigiraho, tumere nkawe. Imana izatwishimira kandi urugamba tuzarunesha nituba turi kumwe n'Imana nta kabuza. Uwiteka duhana umugisha, tuzongera tuganire ku byera byanditswe. Nyagasani nabimpera mu bushobozi. Amahoro y'Imana abe kumwe namwe, tuzongera. Bye.